Imana yikorera imirimo yayo, nzabivuga nongere mbisubiremo, ndabisubiramo, mureke Imana yikorere imirimo yayo. Ubundi Imana yagutunze inkoni nta muntu umwe ushobora kuyitambika, ndabisubiramo nabyo. Iyi Imana yagutunze inkoni nta muntu n'umwe ushobora kuyitambika. Uzagera aho batakekaga, izakwicaza aho batakekaga, uzaba kandi uzatura ahantu hose batakekaga. Uyu musore twese turamuzi, niba warigeze gukurikirana nyine ubuzima bwiwe kera, nyine video ziwe za kera, Kagarara cyangwa se umwite Uwizeyimana Enoke. Ubundi amazina ye uyu musore nkuko maze kubikubwira yitwa Uwizeyimana Enoke. Umusore ukuriye mu buzima butari bwiza, umusore ukuriye mu buzima nyine abantu benshi batatekerezaga yuko Imana yamugirira neza. Ariko today ndebera, ejo nibwo nababwiye story y'umusore witwa Handsome wa Dunia wakuriye mu buzima butari bwiza. Abantu benshi bagira bati rwose nta mugore uzabona uburyo uteye, uburyo umeze, nta mugore uzabona. Ariko uyu munsi ndacyakubwira ngo mureke Imana yikorere imirimo yayo, mureke Imana ikore akazi kayo. Ubundi Rumanzi waririmbye ngo mu buzima hari byinshi tubona tukabifata nk'ibisanzwe, ngo rimwe na rimwe tugatangira kumva ko cyangwa se tukumva ko bitari bikwiye no kubaho. Ubundi uyu musore yitwa Uwizeyimana Enoke, yamumenye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Kagarara. Mu minsi ishize ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nibwo yahagurutse mu Rwanda agiye guhura n'umunyamerika ukomeye cyane, umukire, umuherwe witwa Ashton. Ndakubwiza ukuri, uyu musore n'umukire my brothers. Ubundi uyu musore akora iki? Ese Ashton nyine abayeho gute? Atunzwe n'iki? Ibi byose nibyo ngiye kubwira. Ese yaje guhura na Kagarara gute? Byagenze gute kugira ngo nyine aka kanya Kagarara abagiye kuzenguruka ibihugu 20 byose? My brothers, ndakubwiza ukuri, nuko nguko Imana ikora, nuko nguko Imana igaragaza yuko ari Imana. Tekereza umusore wakuriye mu buzima butari bwiza, umusore waje i Kigali bigoranye, umusore wabayeho mu buzima nyine bwa buzima twita ubwo guhasuringa, ariko finally agiye kuzenguruka ibihugu 20 nta giceri cy'ijana yishyuye ku mafaranga y'undi. Ikirenze ibyo cyangwa se igitangaje ntabwo ari ukubera wenda ibyo byose agiye gukorerwa, ahubwo igitangaje nuko yamusezeranyeje yuko agiye kumuhindura ubuzima, arashaka kumwuzuriza 1 miliyoni followers kuri Instagram. Ese kano kantu uruha kumva neza? Ari ugasanga umuntu nta kintu afite, ugasanga umuntu nta mitungo afite, aho ugasanga ni wa wundi ugira umutima mubi, ugasanga ni wa muntu ugira ishyari gusa. My brothers, iyi video igusigire isomo kandi rikomeye cyane. Iyi video nateguye uyu munsi igusigire isomo rikomeye cyane. Rero uyu musore ubundi amazina yasanzwe yiswe n'ababyeyi ni Uwizeyimana Enoke, ariko benshi tumuzi ku kazina nka Kagarara cyangwa se nta muntu rwose utazi umukobwa witwa Sabrina nkuko namaze kubikubwira haruguru. Uyu musore ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka yavuye mu Rwanda agiye mu gihugu cya Ghana guhura n'umusitari w'umunyamerika witwa Ashton. Ashton mwese muramuzi, ubundi akora ibintu bigenanye n'imyitozo ngororamubiri cyangwa se nyine agaragaza ubuzima bwe bwa buri munsi, aba mu gukora siporo, kwerekana ese ku umunsi we ugenda gute. Ubundi uyu musore nibyo bintu byonyine yikora kandi yinjiza amafaranga menshi, yinjiza amamiliyoni my brothers. Uyu musore no mukire, ari mu basore bagenda mu modoka zihenze hano ku isi. Ngaho nawe tekereza kubona Kagarara agiye mu gihugu cya Ghana bakamutegera indege akazamuka. Ese ni gute utavuga ngo Imana nishimwe? Ni gute utazamura ishimwe ry'Imana muri comment? Akimara kugera muri Ghana ku kibuga cy'indege, umva akantu gato cyane gatangaje kabaye, karanshimishije ngiye kunanirwa cyangwa se ku giti cyanjye. Uyu musore yavuye mu Rwanda ku itariki 28 agiye mu gihugu cya Ghana. Akimara kugera ku kibuga cy'indege, we n'uyu mustari baje gukora nyine akitozo gato cyane, ariko umva ibintu Kagarara yamukoreye. Akimara kugera hara muri Ghana bagize gutya bihereza akitozo gato cyane, aho bari bagiye gutera pompage 100 cyangwa se pompage 100. Barateye bava kuri pompage ya mbere barakomeza pompage 2, bageze kuri pompage ya 70. Uyu musore Ashton acika intege, arananirwa neza, biranga kuzamuka biranga. Ariko Kagarara esprit yari agifite ntabwo zibaho. Byagaragara yuko rwose we na pompage 200 cyangwa se 300 yazitera. Rero bivuze ngo uku nguku niko Imana ikora. Imana igushyiramo imbaraga, Imana igukoresha ibintu we utatekerezaga. Ubu ushobora gusanga nawe ubwe atibaza ukuntu ageze kuri pompage ya 70 akaba gifite power, akaba gifite imbaraga. Ndakubwiza uko
ukuri ni power of God, ni imbaraga z'Imana. Ubundi njya ngunda kubabwira ngo igihe cyose wabaye children of God, uri umwana w'Imana, my brothers, ndakubwiza ukuri, ibyo uzatekereza byose, ibyo uzifuza byose uzabironka. Upfa kuba mu buzima bwawe washarinzemo Imana, nyine makeya wasangijemo Imana. Ibyo uzatekereza byose, ibyo uzakora byose rwose Imana izakubesa. Nk'uko nemaze kubikubwira, uyu musore witwa Kagarara agiye kuzenguruka ibihugu 20 nta gice na kimwe cy'ijana yishyuye. Indege bazayimwishyurira, hoteli azaramo bazayimwishyura, ibyo kurya everything azakonsoma bazabyishyura. My brothers, nabahe bantu uzi bagize mu bihugu 20 hano mu Rwanda? Niyo mpamvu mvuga ngo mu Rwanda, ese ni ukubera iki ndi kubona abantu benshi b'abasitari batari kuvuga ko ino nkuru? Ese ni ukubera iki ibinyamakuru bikomeye byibura bitari kwandika ko ino nkuru? Ngenda ndacyakomeza kubyibazaho. Nyamara ngiye kurandwanya cyangwa se ku giti cyanjye ndabona yuko ari ibintu bidasanzwe. Ku ruhande rwanjye on my side ndabona yuko ari igikorwa Imana igiye gukorera Abanyarwanda kandi kidasanzwe, twagombye gushyigikira, twagombye kuvugaho, imbuga nkoranyambaga zigatitira. Ni niyo mpamvu usanga u Rwanda rwacu rwose nyine niyo mpamvu ngiye nekereza yuko u Rwanda wenda batanoreza monetize cyangwa se batarwemera nyine biriya bintu byose ari ama features yose YouTube itaduhereza. Na yindi mpamvu, ese niba umuntu akoze igikorwa kimeze gutya, igikorwa isi yose nyine bavuga ati wow, kano kantu ni keza, kano kantu kararenze, kino gihugu kirarenze, kuba byibura uyu muntu agiye guhura n'umusitari. Ese buriya wenda niba uri umukontenti creator hano mu Rwanda, wenda niba uri kumva ino video, wenda ukaba uri umukontenti creator cyangwa se ukaba uri umuturage usanzwe, waba uzi izina Ashton hari ikintu bisobanuye? Ese byibura waba uzi abasitari, waba uzi abaherwe bifuza guhura n'uno musore? My brothers, uyu musore uzitegereze imodoka agendamo, uzarebe ubuzima abayemo. Ni umukire, ni umuherwe, afite amafaranga, ariko tekereza kuba yavuze ngo mu bihugu ngomba gusura ibihugu 20 n'u Rwanda rugomba kuzamo kubera nde? Kubera Kagara cyangwa se kubera Uwizeye Imana Enoke. Ro nyamuneka no mpamvu mvuga ngo kino gikorwa ntabwo gisanzwe, ariko nababwiye dutangira ngo Uwimana yatunze inkoni. Ndakubwiza uko nta muntu umwe ushobora kuyitambika, kandi mureke Imana yikorere imirimo yayo, mureke Imana iblessinge abana bayo. Ndakubwiza ukuri rwose, umuntu yakwanga yagucira akarurutega, ibyo yakora byose, ibyo Imana yaguteguriye byose birazana na kimwe kivuyemo, ahubwo agahinda kakamwica. Kandi nubwo yagerageza kugukura ku isi, ndakubwiza ukuri rwose ntago byamukunda, kubera yuko imbaraga z'Imana, power of God, birakuprotecta bikakurinda. Rero bivuze ngo niba uzi neza yuko nawe ino nkuru wayishimiye, kandi reka kuri no video icya kabiri ucase muri comment uvuge ngo imirimo y'Imana, ndakubwiza ukuri irakora. Nayo nguko rero iyo yere nkuru y'uwitwa Kagara cyangwa se Uwizeye Imana Enoke, aho Imana ikomeje kugenda imwigaragariza, aho Imana ikomeje kugenda imutunga inkoni yayo. Nawe icyo mwifuriza aka kanya, postinga ino nkuru ahantu hose utekereza ihagere, sharinga ku Facebook yawe, ku ma Instagram yawe, ku ma status yawe, tumenye neza yuko u Rwanda rurenze. Ubyangu byemere Kagarara agiye gutuma u Rwanda abantu benshi barumenya. Reka yuzuze miliyoni kuri Instagram yiwe, ubundi uzabona ibyiza Imana ikora. God bless you, Imana ikurinde. Niba unkunda kandi niba utankunda, nawe Imana ikomeze kugenda ikugirira neza. Njya kubabwira ngo siniba sindoga, aho kwiba nzabaganiza, kandi nimubikunda mukabyishimira rwose Imana izaduhana umugisha. Kandi nutanabikunda nawe ntabwo uzigera uca intege.